dusanga twabubara mu byiciro bibiri. Hari ubuhinzi busanzwe, ubu busanzwe abaturage bakoresha isuka, hakaba n'ubuhinzi bubungabunga ubutaka. Iyo tuvuze ububungabunga ubutaka, mu gihugu cyacu dusa naho n'ubundi nabwo tubukoraho igice, kuko ntabwo ibyo busaba byose tubyubahiriza, kuko buba ari ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo tubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rero birabujijwe gukoresha isuka, kuko isuka burya iri mu byangiza, ahubwo biba bidusaba gukoresha ubundi buryo bwose butuma ubutaka butangirika, kandi ntibwangize n'ibindi bidukikije cyangwa se bikikije ubutaka. Ubwo twavuga nk'iki udakoresheje isuka mu buhinzi mu Rwanda, nibaza ko umuhinzi atapfa kukumva. Iyo tuvuze kudakoresha isuka, ahanini dutera ibyatsi cyane n'ibiti, hanyuma mu gihe cyo guhinga, aho kurima cyangwa gutabira, tugaharura bya byatsi, nyuma tugasubiramo tugaca imyobo cyangwa se ibinogo byo guteramo imbuto. Ubwo ni ukuvuga ngo ubuhinzi bubungabunga ibinyabuzima ni nk'ubw'imbuto, ntabwo ari ibishyimbo n'amasaka. Imyaka yose ishobora guterwa mu kinogo cyangwa se mu cyobo umuhinzi yacukuye, agashyiramo ifumbire bisanzwe y'imborera, imyaka yose yashyirwamo nta kibazo. Ubwo buhinzi bugira akahe kamaro, butandukanira hehe ku musaruro n'ubuhinzi bukoreshejwe isuka? Ubu buhinzi ni bwiza cyane bubungabunga ubutaka, kuko nk'uko mubibona ubuhinzi bukoresha isuka bugenda butuma haboneka isuri, kandi n'ubutaka bukarushaho gusaza kuko burubikwa cyane cyangwa se bukuburwa kenshi. Ariko iyo winjiye kuri ubu buhinzi bubungabunga ubutaka, usanga kenshi twarateye ibiti, ikindi tugahinga ku mirongo, dushobora gukoresha kandi n'amaterasi yikora, bityo iyo imvura iguye yaba nyinshi ntabwo ishobora gutwara bwa butaka kuko ntabwo tuba twabukozeho. Ni ubutaka buba bugumye hamwe butakozweho, ahubwo hakozweho agace gatoya cyangwa se twa tunogo nababwiye muri bwa butaka. Iyo rero tureba umusaruro wabwo, dusanga ari umusaruro mwinshi cyane, kuko nta n'indwara nyinshi zikunda kuboneka kuri ubwo buhinzi. Mu gihe ubundi buhinzi bwa bundi twavuze busanzwe, usanga ahanini bwibasirwa n'indwara nyinshi ziba zakomotse no kubiza, yaba izuba cyangwa imvura. Ugasanga ubwo buhinzi busanzwe bwatakaje umusaruro muri cya gihe habonetse ibibazo by'ibyorezo, ariko ubu buhinzi bubungabunga ubutaka nta burwayi bwinshi buboneka. Ku kigero cy'ubuhari, ubuhinzi busanzwe n'ubu buhinzi bubungabunga ubutaka ubishyize nko ku bipimo buri kuri kangahe kuri kangahe? Buraburuta cyane, kuko ubu buhinzi busanzwe turacyari ku musaruro wa 30%, mu gihe ububungabunga ubutaka bubasha kujya kuri 85% by'umusaruro utegerejwe. Ikinyuranyo cya 55. Hanyuma gukorwa cyane ariko n'ubusanzwe? Mu Rwanda turacyari ku buhinzi busanzwe. Ubwo dushatse twabwita gakondo? Yego. Bw'isuka nyine kabisa. Sebahinzi. Ku bantu banabifitemo n'ubumenyi buke byo guhinga gusa byambara ubukeye? Ni ukuvuga turacyakora bwa buhinzi bw'irenzamunsi. Ndamuke. Ibigutunga, kuvanamo ibigutunga gusa. Yego. Nk'impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi rero, duse nk'abagaruka ku cyo mutubwiye, muti ubusanzwe bushobora gutanga umusaruro wa 30%, ariko ubwo kubungabunga bushobora gutanga nka 80%. Ikinyuranyo cya 50% ntabwo ari ikinyuranyo gitoya. Ubona habura iki kugira ngo mu Rwanda tube twakwimuka tuve muri ubu buhinzi busanzwe uvuga ati bwo guhinga kugira ngo umuntu abeho? Habura iki? Mu by'ukuri ikibura ntabwo ari kinini, kuko iyo turebye politiki yacu y'ubuhinzi mu Rwanda dusanga hari aho bahereye kandi naho ni heza. Twahereye ku gice mu Rwanda cyo guhuza ubutaka, nacyo ntabwo cyari cyoroshye, buri muntu wese yahingaga agace ke, ariko ubu ngubu birashoboka ko cyane cyane nko mu butaka bwa leta politiki yo kubuhuza yaratunganye, bimeze neza. Ahakiri gushyirwamo imbaraga ni muri politiki y'ubutaka bw'imusozi cyangwa se ubutaka bw'abaturage, kubera ko
umuntu wese aracyarwana n'icyangombwa cye buri wese aracyarwana no kuba ako gace ke katamucika kandi icyo gice kikagongana n'igice cy'imiturire aho usanga dutuye nabi imiturire isa n'irwanya ubuhinzi cyangwa ubworozi ugasanga rero iyi politiki iracyari mu nzira iri gutunganywa ariko kandi ukuyeho igice cyo guhuza ubutaka hari n'uburyo bwo gukoresha imbuto z'indobanure inyongeramusaruro nacyo ni igice cy'ubuhinzi burya tutasubiza inyuma kiri mu biri kugenda bidufasha gusatira cya gice cyo kubungabunga ubutaka nubwo bikiri mu nzira nyine ni imbogamizi kandi mu by'ukuri nibwira ko ababishinzwe minagiri n'izindi nzego z'ubuhinzi bakwiye kuba batekereza kuri iki cyane cyo gushishikariza abaturage gukora ubuhinzi butangiza cyangwa se ubuhinzi bubungabunga ubutaka kugira ngo tubashe kugera ku musaruro ushimishije cyangwa uhagije igihugu. None se abaturage mbere yo kubibashishikaririza bafite ubwo bumenyi bwo kuba babikora bajya muri ubu buhinzi bubungabunga ubutaka? Ntabwo 100% abaturage bari bamenya ubu buhinzi bubungabunga ubutaka. Icyakora muri iyi minsi ari abo turi kugenda twigisha cyangwa duhugura mu byiciro bitandukanye. Ndibaza ko bitari no kuva kuri politiki y'igihugu ahubwo biri kuva ku bafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa mu buhinzi harimo abagiye bamenya iyi politiki y'ubuhinzi bubungabunga ubutaka, hanyuma rero bakagenda babyigisha babandi baba abafatanyabikorwa babo cyangwa se abagenerwabikorwa babo. Ni ibyiciro bike ndibaza ko nko muri Musanze harimo imirenge 2 twahuguye, hanyuma Nyanza, Gisagara n'uturere tutarenga uturere 5 tumaze kumva kuri ayo mahirwe y'ubu buhinzi. Yego Bwana Karegeya umusesenguzi, reka duse nk'abarebera hamwe kuri politike y'igihugu y'ubuhinzi. Yavuze ati guhuza ubutaka bwa leta byaroroshye, hasigaye nyine ikibazo nanone duhuza n'imiturire. Iyo ugiye kureba uyu munsi niyo uganire n'abaturage barakubwira bati ikintu cyitwa gutura imiturire itumye inzara itwica kubera yuko abantu ntibagifite aho bahinga, abantu bose bagenda bubaka. Reka tugaruke kuri iki kintu cyo guhuza ubutaka na politike y'imiturire yahoze agarukaho. Urabona aho turimo kwerekeza nk'u Rwanda mu kwihaza mu biribwa ndetse no kuba twasagurira amasoko ya hanze, bizadukundira cyangwa se imbogamizi zishobora kudukoma mu nkokora n'izihe? Bishobora gukunda ariko ntabwo byakunda 100%, kubera ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bw'umuturage ku mutungo. Nuvuga ngo arakoze Antoinette, imiturire dufite irwanya ubuhinzi. Kujya ku mudugudu bagenda bigura intege, kandi ntiwavana umuturage ku isambu ye. Ngira ngo umusoni niwe wigeze kubikora Ikibungo prote, nta handi hantu habaye risiti yo kujyana abantu ku mudugudu ngo aho guhinga habukwaho aho gutura habukwaho. Turajya abantu bafite imyumvire yo kuvuga ngo agasambu kanjye kagomba kuba munsi y'urugo, none ibyo nkubuye amase iki byose bijye aho kubajyana ku mudugudu rero ngo hasi hasigara aho guhinga ababyumva ni bakeya. Ngaho rero nawe imagine umusozi wa hegitari 50 harimo ingo nk'icumi, ubwo kwegeranya ubutaka egari nuzana drone yo gutera umuti izajya igera no mu rugo iteremo. Ariko ari ahantu harambuye nko mu bishanga hari imirima gusa, ari imirima gusa. Iyo urumva binyuramo umurongo umwe kagaruka ugutya cyane rwose, ntabwo agenda ihagarara kuri buri rugo ngo irebe munsi y'urugo rwayo. Icyo ni ikibazo. Icya kabiri, wowe wari ubivuze Edite uvuga ati inzara izatwica. Nta izatwica, reka tubyizere, amafumbire azaza nubwo ari ibivaruganda, ariko dushaka ingamba zifatika zo kugira ngo tuzihaze ku biribwa. Hari uturere wavanamo abaturage burundu. Birahenze, tubitinyira ko bihenze, tukanabitinyira bwa burenganzira bw'umuturage ku butaka bwe. Twagombye gufata uturere 3 twera tukatwimura. Musanze, Nyabihu, Rubavu, vanamo abaturage bohereza Nyagatare, hakabaho ubuhinzi. Niba Afurika yose twayitunga, ariko iyo ni ingamba ikaze. Nta n'umunyapolitiki wabitinyuka kuko ashobora kudaturwa.
ariko we niyo yaba ari ingamba wahura na resistance Yesu harimo imitungo y'abantu y'amasomo yawe ya ethique nibyo nkubwira bakubise ishoti ariko bizagira bibe umwanzuro niba bavuze icyo kirashoboka kwimura abantu ariko igihe cya prote ntabwo babishimaga ariko uyu munsi turabona igisubizo wenda biragoye ko wakimura akarere kose ibyo uvuga nibyo kuko byarabaye mu burasirazuba twarabibonye abantu baturwa mu mudugudu nubwo bitakomeje ntabwo byakomeje kuko ikintu gishoboka cyonyine ikintu cyafashije ibihugu bingana nk'u Rwanda bifite ubutaka buto kubasha na buke bafite kububyaza umusaruro ni public housing. Abaturage ntabwo bubaka, leta irubaka, mwe mugafata amazu. Habaho inzu bubakira ngewe bakubakira dite bakubakira Karegeya babati Karegeya najye gushaka amafaranga urumva birahenze yayabona azaza afate yanzu reka bivugira aha ngaha buriya nicyo kiza cyo kuba umunyamakuru tuba turi libre. Umuntu waminagira bivuze ashobora gucya yavuyeho umudepite wavuga ashobora kudatora bivugira iki yabikemura birasaba ngo birahenze uko waruvuze nibagenda bakubaka amazu meza Nyagatare bakavuga ati banyamusanze mwese mujye Nyagatare kandi turabongeraho n'amafaranga bagenda birahenze nicyo babitinyira ariko ntabwo urabanza kwimura wa Musanze w'iki wahereye ku Nyagatare nawe utuye batatanye ab'Inyagatare babarundiye hamwe ab'Musanze babarundira hamwe kigaruka bashyira hamwe avuga Nyagatare ntabwo ari y'ubuhinzi reka Nyagatare duhitemo ko ari y'ubworozi no gutura yego kandi ubworozi mu kiraro birashoboka ubworozi ntabwo bugomba espace nini yego ariko Musanze Nyabihu Rubavu kuyo tubimure bahari nukubakira Rwamagana Kayonza na Nyagatare hanyuma hakaba ikintu cya motiva kibakurura kugira ngo umuntu ahebe umutaka bwe umutungo we nabane basereye bose n'ibyo bari kuzira niba mara gushana ngo bazabyumva none ingamba zishaririye rero zigomba kuza bakabimura bakabahana motivation bakabereka ibintu biri attractive hari ahantu hakabaho ubuhinzi gusa na Afrika yose twayitunga ariko turacyatungwa nibi bigori tuvuga ngo turahinga imbutiva Zambia igihugu kitakubonera n'imbuto y'ibigori kweri Antoine ntabwo nakwimye ijambo mwongere mubaze utakirisiye abantu tutakubonera n'imbuto arakoze Karegeya ahubwo bano bantu kucyo bari gutera amashaza mabisi ni muri ya miyobo amanza ari bwa amashaza baza kumva mabisi amashaza mabisi baratera oya ntabwo ari mabisi buriya hariho amashaza y'icyatsi kibisi yagize ngo mbere amenyereye amabisi mwari mugiye kuvuga Karegeya ikintu numvaga nakunganira ku byo yavuze mu by'ukuri ntabwo bafata abaturage ngo babimure mu turere iyo politiki yo yanagorana kuko imyaka basogokuruza wabo bahatuye niyo bahatuye ntabwo ibemerera kuva hariya ariko hari ikintu cyiza mbona igihugu cyakora nkuko Porte yabikoze iburasirazuba abantu bagatura ku mihanda mwese bamuvumiraga ku gahera iyo mugiyeyo no mu tundi turere birashoboka ko bitakunze kuko burya buri karere kose gafite icyanya cyahingwa kandi gafite n'icyanya cyakororwa bafite naho batura ku mihanda hose iyo ugiye mu majyepfo usanga igice cy'amayaga cyera imyumbati cyane aho utabisanga ahandi na Nyagatare yavuze irera cyane yera ibigori yera ibishyimbo Nyagatare yera urusenda irera cyane pe ku buryo utavuga ngo reka twimure Musanze tujyane Nyagatare ahubwo birakunda ko igishushanyo cy'imiturire cya Nyagatare n'imihingire cyangwa ubuhinzi n'ubworozi byakubahirizwa cyangwa byanagaragarizwa abaturage batuye aho hantu usanga ahanini aricyo kikirimo ikibazo iyo politiki yo guhuza imiturire cyangwa se imihingire kandi wajya kureba ugasanga ese ko igihugu cyacu ahanini ubukungu bwacu bushingiye ku buhinzi n'ubworozi imiturire tukaba ariyo dushyira imbere cyane biraje ari byo bizasimbura ubukungu mbese ni gute nizihe ngamba zihari nka leta kugira ngo tumenye ngo ubukungu bw'igihugu bugizwe n'ubuhinzi n'ubworozi buzazamurwa gute ryari naho ruzingiye niho mbona leta mubashije se babwira ite basubize iki ndumva leta nta kuyibaza kurenza uko tuba turi kuganira gutya leta ibidukurikiye kandi ari nayo yakoze bya bishushanyo cyane yibanze ku bishushanyo by'imiturire ndumva ari cyo gishushanyo cyabanje haza gukurikiraho igishushanyo cy'ubuhinzi n'ubworozi mu by'ukuri sinzi impamvu bitarashyirwa mu bikorwa ariko ibishushanyo byo byagiye bikorwa yego nkamwe uri muri societe civile sibyo abafatanyabikorwa ba leta kandi batubwiye yuko umuturage ashobora
kwandika abaza leta nka sosiyete sivile ikora mu bijyanye n'ubuhinzi mubona ko igihe kidakwiriye ko mushobora kwandikira inteko ishinga amategeko ikaba yabaza guverinoma ko igishushanyo kirahari umusaruro ntabwo urimo kuboneka uhagije mu buhinzi nta cyakorwa iyo bigeze aho ngaho nka sosiyete sivile mukora iki? murakoze nibyo natwe sosiyete sivile turacyarimo twiyubaka ariko muri iyi minsi turimo turakora amahuriro kugira ngo dukore ihuriro rimwe mu buhinzi n'ubworozi rishobora gutuma tuvuga nk'ijwi rimwe kandi rikumvikana kuko uko twagiye tuvuga ngo twakoraga ubuhinzi busanzwe umuntu wese aba areba agace gatoya wasangaga n'abafatanyabikorwa bari mu buhinzi ari uko bahagaze buri wese agace ke ab'inganda agace kabo amakoperative y'ubuhinzi agace kabo ama ONG afasha abahinzi ugasanga bose basa n'abatatanyije imbaraga muri iyi minsi rero dufite ingamba zo guhuza izo mbaraga gushyiraho ihuriro duhuriramo dushobora kuvugiramo nk'ijwi rimwe tukabaza leta cyangwa se tukandikira nk'inteko tukabaza ubuhinzi n'ubworozi igishushanyo aho kigeze gishyirwa mu bikorwa mu by'ukuri ugereranyije gahunda zihari zigenda zigira icyo kizamura ku musaruro kuko iyo urebye umusaruro wari mu buhinzi 2019 wamaze ubu ngubu kuzamukaho akarenga 40% muri iyi myaka itageze muri 5 ntabwo rero twavuga ko dusubira inyuma ni ukuvuga ko ingamba zose zikomatanije leta yagiye ishyiraho hari icyo zakoze nk'iki cyo guhuza ubutaka icyo gukoresha imbuto z'indobanure kuhira ku buso butoya bitari byatera imbere cyane ariko byarakozwe hanyuma rero bihuzwa n'iki gutera imbere kuhira ku buso buto biracyari hasi kuko harimo ibikoresho bihenze birasaba amamashini imipira izamura amazi ntabwo rero kubona umuhinzi wigondera amafaranga imashini igura makeya cyane kandi nabwo ari kuri nkunganire igura amafaranga 150. ni menshi kuri wa muhinzi ukoresha isuka gusa burya biragora ntabwo aba ishoramari se amafaranga uzinjiza mu musaruro harimo nkunganire ayo mafaranga ni menshi kweri ku muhinzi buriya ikiganiro cyacu kiba kiburamo abahinzi ngo babasobanurire imvune bagira mu buhinzi uburyo bahinga ariko umusaruro babona ukaba nta kintu wabafasha kuko usanga n'ibyo 150 ku gihembwe umuhinzi atabisaruye birapfira hehe yuhiye ntabwo yabisarura yuhiye yayabona none hanyuma rero akwinvestisa ngo ayashore azi neza ko azabona umusaruro Antoine ntakunyuze mu ryo uvuga na Karegeya haracyari muri ikibazo cy'imyumvire yego niba yuhiye ntekereza ko ari ishoramari ubukoze nkuko ufata ikiro cy'ibigori ntukirye ukagishyira mu butaka ukavuga ati kizera byinshi kandi iyo mashini ishobora gukora imyaka 5 yego umwaka ni sezo zingahe umwaka ni sezo 2 cyangwa 3 none se urumva iyo mashini y'150 muri sezo 2 muri sezo 10 mu myaka 5 ntihaba yarayagaruye ikindi kintu mukuhira reka baza tujye kuko ni umuti mukuhira haracyarimo imbogamizi ntoya ku bahinzi aho natwe amazi ajya bamake hanyuma buriya haracyari ikibazo cy'imyumvire ku gufata amazi y'imvura ku bahinzi buriya kuhira kudafatanije no gufata amazi y'imvura ntabwo gushoboka rero turacyafite ya myumvire yo kureka amazi agakomeza akitembera akagenda akadushiraho twebwe mu Rwanda twazajya gukenera kuhira cya gihe cy'imvura tugasanga amazi yarakamye ahantu hose yabarizwaga ni ibyande kugisha abantu gufata ayo mazi ni bya leta ariko kandi n'abaturage ubwabo nabo baba committed ko nabo baba babibona ko bazakenera Karegeya ntidukomeze gutanga abaturage se buri wese agafataye cyangwa akagera aho ahurira hari ukugira aho ahurira leta ibyo yarabitangiye byo gukora ibyanya byuhirwa cyangwa se bizavamo amazi uravuga nka kiriya cy'Ikabwayi yego ibidamu biriya mubona mu bishanga binini cyane leta yagiye ishyiramo biriya bidamu bifata amazi hanyuma bikaba byakoreshwa mu kuhira ikibazo kimwe kigihari ni uko hanini bikoreshwa ku muceri no ku bigori ariko twagera mu zuba mu gihe cy'imboga noneho kuko ni sezo iba ikeneye amazi cyane tugasanga ya mazi abaye makeya akenerwa na benshi akaba make yego ahubwo icyo wenda nicyo umuntu
yakumva igihe cyo kuhira imboga ni yose zose Yego. iyi mboga igera y'amazi ari make cyane agomba no gukora mu muceri no mu bigori rwose. Yego, nari ngiye no hanyuma ikintu numva twasaba leta ko idufasha, mubona ko amazi n'ubundi amanuka ku mazu cyangwa se akamanuka mu mirima y'abaturage ku misozi. Buriya hagize ibyobo bicukurwa ari amazi agenda ahurira. Nyine babwire, twaguhaye umwanya babwire nyine kuki bitaba. Barabyumva ko bimwe bikorwa mu miganda, ibindi bishobora gukorwa n'abaturage uko begeranye nyine bitewe n'amahugurwa cyangwa n'inama bahawe, bigacukurwa aho ya mirima yabo isoreza cyangwa amazi ahurira. Hanyuma y'amazi nayo akazaseriva muri twa duhaga cyangwa se muri bya byanya bitoya. Kuki bidakorwa tujuru? Kudakorwa si uko bidateguwe, kuko ndumva muri iyi minsi abafatanyabikorwa bahari nabo barabyifuza cyane. Ni nayo mahugurwa abaturage cyangwa abahinzi bari guhabwa, tunashishikariza abaturage kubishyiramo imbaraga, ariko tunasaba leta ko buriya idasunitse ntabwo bigenda neza. Bisaba gisunika, bisaba gushyiramo za mbaraga zabo. Hari ibikoresho bikenerwa, kuko hari aho dusanga biriya byobo bikeneye amashashi ya damushiti cyangwa se aramba kugira ngo y'amazi agumemo. Ibyo rero birasaba ko leta n'ubundi izana ya nkunganire yabo igafasha abaturage kugira ngo y'amazi afatwe kandi abe yakoreshwa mu gihe cyo kuhira muri sezosi. Yego, nari ngiye no kukubaza ku bijyanye n'amashyirahamwe ndetse na za koperative z'ubuhinzi, kuko niba tubona ko imashini yo kuhira ku muhinzi 150 tukabona ntiyabibona, politike y'igihugu ni uko abahinzi bibumbira mu makoperative. Mbere y'uko twinjira mu bibazo bitandukanye bikunze kugaragara mu makoperative, by'umwihariko makoperative y'ubuhinzi, ese reka tugaruke ku mikorere y'amashyirahamwe n'amakoperative y'ubuhinzi. Kuri wowe nk'impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi, ubona atanga umusaruro? Murakoze. Amakoperative y'ubuhinzi atanga umusaruro kandi ushimishije. Impamvu ni iyihe? Mbere buri wese yabaga afite akarima ke, nabibabwiye, hanyuma ako karima akagahinga uko abyumva cyangwa agahingamo imbuto ashaka. Ariko uyu munsi bahuje ubutaka, ya makoperative hafi ya yose ahinga igihingwa kimwe. Igihingwa kimwe rero iyo mwahinze, burya mwahinze hamwe mwese mubona isoko, mubasha kubona isoko mu buryo buboroheye. Si n'ibyo gusa, n'imbuto ibageraho mu buryo bwiza, bityo n'udafite ubushobozi bwo kuyigura imbuto inyura muri koperative, mukaba mwahinga mwese imbuto imwe, buri wese atagiye ngo ajye ku mucuruzi w'inyongeramusaruro agura imbuto itandukanye n'iyundi. Rero nibaza ko ikintu cyo gutanga umusaruro ku makoperative rwose birashimishije. Ibivugwa se ko akiza bamwe ahubwo umuturage akahahombera burundu, akiza abayobozi niko bivugwa, ibi nako bigaragazwa n'abaturage. Mujya musa nkaho mukoze ikintu kimeze nk'isesengura nka sosiyete sivile. Icyo kibazo rero gitandukanye n'icyo mwari mumbajije mbere. Mwabazaga mutese atanga umusaruro. Yego, nibyo atanga umusaruro, kuko icyo dukeneye n'umusaruro uva ku buhinzi. Barahinga n'ibyera biraboneka. Hanyuma iyo tugeze mu bijyanye n'icungamutungo cyangwa se imicungire y'amakoperative, byo biracyari hasi. Biracyari hasi. Nibaza ko Minicom ifatanyije na za Minagri, minisiteri yose bireba, ikwiye gushyiramo imbaraga, kuko imicungire y'amakoperative imeze nabi. Kamwe ubona perezida ari we umenya amafaranga yose ya koperative n'inyungu zose, ariko wajya kureba ku muhinzi, tuvuge niba koperative ihinga umuceri, ugasanga umuntu uhinga umuceri ntajya nawurya, ntajya ajya ku muceri we yahinze. Ibyo ndabyizi. Cyangwa ikawa muri Gisagara, Gikonko bayumva ku izina. Baheruka impumuro ukiri mu murima. Abanyakigali twiri. Komeza mama. Uraza ugere naho tubwira mwebwe contribution yanyu nk'umurimo. Yego. Ubwo mwari muvuze ku ikawa n'icyayi byose n'ibigori, burya bose bahuje ibibazo, kuko politiki ya koperative ivuga ko tugomba gusarurira mu makoperative. Umuhinzi wese azana umusaruro we kuri koperative. Hanyuma
hari ikintu kitubahirizwa arawuzanye bawugemuye ku mushoramari ariko hari ibice byagombaga kugarukira umuhinzi ntabwo kenshi bigaruka usanga ariho aho ngaho habamo ikibazo mu micungire ubuyobozi bw'amakoperative usanga kenshi bunyereza wa musaruro cyangwa se ya shoramari y'umuturage rero Karegeya yaragarutse ati nk'umujyojyo mwebwe uruhare rwanyu ni uruhe mu by'ukuri natwe turi ikigo cy'ishoramari umujyojyo ariko dufite amahirwe menshi y'uko twebwe abakibarizwamo ni abantu bize ubuhinzi ni abantu bize ubworozi ni abantu bize ibidukikije abantu bafitanye isano n'icyitwa ubuhinzi cyose nibo bari mu mujyojyo hanyuma uruhare rwacu rero mbere twabanje nyine gutangiza ibikorwa bya bandebereho nibyo twibanzeho cyane ubworozi bw'ingurube hanyuma bwa bworozi bwacu tugerageza korora ingurube zigezweho ndetse n'izitaboneka mu gihugu ndumva ari twe twazizanye mbere ingurube zitwa diroke ingurube zifite ibara ritandukanye n'ingurube musanzwe muzi rya shokora y'ikijuju yego hanyuma ibyo byose tukagenda tuzana zitandukaniye n'izindi tuzi zo kwa Frere Siriro ibyo twageze muri nuza neza yego iryo bara riryongera iki ku nyama simbizi tubwire zitandukaniye n'izindi dusanganwe hano arakoze Karegeya bara yarazisuye niyo mpamvu mbibona mu mafoto ariko rumwe ngo ni tapfuniyeho yego ariko namwe buriya atumye wenda mushaka kuzimenya n'ingurube zifite inyama nziza buriya inyama z'ingurube twari tumenyereye mbere zabaga zifite ibinure byinshi ari inyama abantu batinya kurya ariko ubu tworoye ingurube zigira inyama zifitanye isano n'inyama z'inka cyangwa ihene zumutse aho ushobora kuyirya ukumva ni inyama nziza isanzwe nta kibazo ikindi kandi zikura vuba ziyongera mu biro vuba ni ingurube zigira ibiro byinshi kuko kuri iki gihe kugurisha ni ukugurisha ku biro tugurisha itungo turihagaritse ku munzani bagapima ibiro rero ingurube za diroke ni nziza cyane kandi no kubyara cyangwa se kororoka zigira nyinshi cyane aho ingurube imwe ishobora kuguha hagati y'ibyana 12 na 15 kandi ukina ufite itungo rikakugoboka ni ziriya se cyangwa aratugurana ngo n'izikijuju ku bijyanye n'ubuhinzi se nari ndi kuvuga ko twakoze bandebereho kugira ngo tujye tuzana abantu barebe mu by'ukuri duhamagarira aborozi b'ingurube baradusura cyane bakareba tuhamaze koroza benshi batandukanye mu gihugu harimo n'abantu benshi bafite iyo mishinga kampani benshi badukuyeho icyororo aho ni ku ngurube ariko no ku buhinzi ntitwasigaye inyuma twakoze ubuhinzi bw'urutoki mukorera hehe n'ubuhinzi bw'imboga dukorera hano Bishenyi muri Kamonyi n'imboga n'urutoki niho biri yego imboga ki imboga zo ziba zitandukanye burya season imwe ushobora guhinga amashu yitaha ugahinga karoti ibitunguru n'ubuhinzi busanzwe cyangwa ni bwa buhinzi bubungabunga ubutaka aho dukoresha imborera ubwo sinigeze mbabwira ubuhinzi bubungabunga ubutaka ni ubuhinzi bubujijwe ko dukoresha imiti y'imvaruganda ntabwo dukoresha ifumbire mvaruganda mbese bya bintu byose bivuye mu ruganda dukoresha imiti gakondo murayikorera dukoresha imiti ikomoka mu bimera n'ubundi bya byatsi mubona imibirizi mufite se tekinoloji yo kubasha kuyibyaza umusaruro iyo miti mwayikozeho ubushakashatsi kugira ngo mumenye twakoze ubushakashatsi mbere yo gukoresha ya miti ntabwo ari imiti iba igoye cyane ko n'ubundi no ku bantu bisanzwe niyo twakoreshaga gakondo mu Rwanda yego yakoraga ku matungo igakora ku bantu icyari kitaramenyerwa cyane kwari gukoreshwa ku bimera cyangwa ku bihingwa ariko ubushakashatsi tumazemo iminsi mu mujyojyo twamaze kubona ko bya bimera byacu n'ubundi bishobora gukoreshwa mu kuvura ibindi bimera cyangwa ibindi bihingwa ubwo buhinzi rero nabwiraga nibwo dukora gukoresha iyo miti gukoresha ifumbire zitari imvaruganda n'imborera z'amazi cyangwa se imborera zisanzwe iz'amazi ni izihe zifunguye cyangwa turakoresha imborera y'amazi ziba zihari ibigizwe n'iki nayo n'ubundi igizwe na bya bimera ariko ikongerwamo
n'ibikomoka ku matungo. Antoine, turi kugenda tugana ku musozo mukana turakira amakuru mu Kinyarwanda mu buryo burambuye, nakubajije ariko bazo byabaye byinshi uri bari kugisubiza ku birebana n'umubare w'abanyarwanda bari mu buhinzi hejuru ya 65%, wagereranya n'ibindi bihugu usanga harimo 1-2%. Kuki mu Rwanda dufite abantu benshi bari mu buhinzi tukabona n'ibindi bihugu bifite abaturage bake bari mu buhinzi? Ese bivuze iki ku bukungu bw'igihugu? Niki cyaba cyiza dukomeza kugira umubare abantu benshi mu buhinzi? Nimba atari cyiza no kubera iki bitagabanyuka ngo bigere ku mubare fatizo byibuza wumvikana uti abantu nk'aba bari mu buhinzi batureberere abandi bakora ibindi? Mu by'ukuri biravugwa ko abahinzi bagenda bagabanuka cyangwa se abatabikora kinyamwuga, ariko wajya kubirebera mu ishusho yo kubireba neza ubyitegeye ukabona siko bimeze. Natwe turifuza cyane ko mu buhinzi hajyamo abantu babikora kinyamwuga, bakora ubuhinzi bw'umwuga ku buryo bagabanuka rwose bakaba ku kigereranyo cya 30 ugereranyije uvuye kuri 60, nubwo twavuye kuri 90 murabyumva. Ntabwo twahita twihuta ngo tugereyo. Niyo rwa rugendo ruri gukorwa rwo kubwira abantu bakajya mu makoperative bagahinga mu ijwi rimwe nka koperative, ibyo bikazagabanya abahinzi cyane, ariko ntabwo bizabageza kuri cya kigereranyo dushaka cya rimwe. Hari indi politiki irimo igiye gukorwa yo guhingisha imashini. Irimo ejo bundi RAB nabonaga yatanze amatangazo ko bifuza abagenerwabikorwa cyangwa se abantu bashobora gukoresha guhingisha imashini. Icyo nacyo kiri mu bintu bizagabanya babahinzi bakoresha isuka, kizagabanya abahinzi bakoresha akajagari, bikongera umubare w'abava mu buhinzi bagakorera indi mirimo. Ikindi gishobora kuzatuma abahinzi bagabanuka cyane no gushishikariza urubyiruko kwinjira mu buhinzi. Abe urubyiruko rwabyize, abe n'urundi rubyiruko rufite ubushobozi, nibinjira mu buhinzi bazakoresha ikoranabuhanga cyane, aho bazakoresha ari ibi byo guhingisha imashini ndetse no kuhira, ndetse n'ubuhinzi bugezweho bwo kuba bazamura amazi hasi bakazamura imusozi, ubutaka bw'imusozi bukajya bwuhirwa mu buryo bworoshye, no gukoresha bwa buryo nababwiye bworoheje bwo kubungabunga ubutaka. Ibyo byose bizagabanya umubare w'abari mu buhinzi ugabanuke bajye gukora ibindi kuko nabyo birahari. Urakoze cyane.